Abantu rero barimo kwibaza bati ese korali Hoziyana ko nta kintu ibuze, ko ariko arabifite ubuhamya bwiza, ibi bintu yabitekereje ite byo kujya guhana umuntu urimo kubafasha ivugabutumwa? Korali Hoziyana ni korali ikorera umurimo w'Imana mu itorero ADPR ku cyicaro i Nyarugenge. Iyi korali ifitanye ikibazo gikomeye n'umuntu ufite YouTube channel yitwa Les 12 Ouvriers 2020. Nkuko titre mwayibonye, sinshaka gutinda muri iki kiganiro, ndashaka kukihutisha kugira ngo dutange inama ku mpande zombi, haba kuri Les 12 Ouvriers nyiri YouTube channel ndetse na korali Hoziyana muri rusange. Ndabizi neza ko korali Hoziyana ikundwa n'abantu b'ingeri zose mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nge nitwa Jean Damour, tugiye kubana muri iki kiganiro nuko tukitangiye. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo tujye twibana mu biganiro byacu tubategurira umunsi ku munsi, ibiganiro bigamije kubaka, guhugura ndetse no gukosora societe nyarwanda. Iki kibazo giteye gite iyi korali Hoziyana ifitanye n'uyu muntu? Mu by'ukuri uyu mugabo afite agahinda kenshi kuko YouTube channel ye igiye gusibwa mu gihe kitarambiranye bitewe na korali Hoziyana. Byagenze bite? Uyu mugabo yakoze ikiganiro, ofete akora ibiganiro bya gospel bigamije guhindura abantu benshi ku gukiranuka. So twabonye yakoze ikiganiro rero ari mu gahinda, avuga ko korali Hoziyana yamuhesheje igihano bita strike kubera ko yafashe agace gato k'indirimbo ya korali Hoziyana ivuga ngo umugeni wa Yesu itegure, umugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu gicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abamwizera bose. Iyi ndirimbo irazwi. Uyu mugabo rero yafashe agace gatoya k'indirimbo akifashisha mu kiganiro arimo gutanga urugero, avuga ko abantu bakwiye kwitegura kuko Kristo ari bugufi gutwara itorero. Sinshaka ko avuga ibintu byinshi, ndashaka ikiganiro kiza kuba brief, kiza kuba kigufi cyane. Noneho korali Hoziyana ikimara kubona icyo kiganiro, birumvikana ko ari bamwe mu baririmbyi ba korali Hoziyana, yenda se abashinzwe management ya YouTube channel cyangwa se communication cyangwa media muri Hoziyana, simbizi kuko bamwe mu baririmbyi ba korali Hoziyana batangiye kwandika commentaire bavuga ko batazi aho ibyo bintu byakorewe, n'abandi bavuga ko nta nteko rusange igize iterana ngo iheshe uwo muntu strike. Yenda ko batazi strike icyo ari cyo, abakoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube bo barabizi. Ntabwo biba byemeye gufata igihangano cy'undi muntu ngo ukifashishe muri content yawe utamusabye uburenganzira. Iyo uwo muntu abimenye ko akoresheje video ye muri video yawe nta burenganzira yaguhaye, afite kukurega cyangwa se kuripotinga kuri YouTube. Bafite ofisi aho ushobora kubandikira ukababwira uti uyu muntu yakoresheje igihangano cyanjye cyitwa gutya, agikoresha muri video ye yitwa gutya, none yabikoresheje nta burenganzira. Swat turifuza ko video ye isibwa cyangwa se YouTube channel yiwe igasibwa, igakurwa ku rutonde rwa YouTube channels mufite. Uyu mugabo rero ntabwo YouTube channel ye yasibwe, ahubwo yahawe iyo warning yitwa strike. Ngira ngo mwabibonye. So yagiye kubona abona email muri inbox yiwe
imubwira ko yakoresheje igihangano cya Korali Hoziyana, bamuha details zose nko murimo kuzibona. Uyu mugabo rero arabyemera ko yakoze amakosa. So tutararenga aho ngaho, iyo video yahise isibwa, YouTube yahise yisiba kuri channel y'uwo mugabo. Video yose yakoreshejemo ako gace ahita ahabwa niyo avertissement cyangwa se iyo mpuruza. Ni ukuvuga ngo ibyo reka duse n'ababyirengagije gato, noneho tuze kwanaliza nyirizina. Turanaliza mu buryo bwa gikristo, kuko Korali Hoziyana ni korali ya gikristo. Uko nabivuze, ni korali izwi mu Rwanda ndetse no mu mahanga ku ndirimbo zabo nziza zafashije rubanda. Ari umukristo wo mu itorero rya ADPR, yaba umusilamu, yaba umukatolike, nta muntu ushobora kubaza ngo mbwira indirimbo ya Korali Hoziyana nibura imwe ngo ayibure. Ashaka kukubwira ati mugeni wa Yesu, ashaka kukubwira ati zirari nyinshi cyane. Hari za Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro, iyo ngiyo murayizi. Nshaka guhita nkubwira indirimbo nyinshi cyane za Korali Hoziyana. Hari turagutegereje, turacyari maso, ntituzarambirwa mwami Yesu. Korali Hoziyana ni korali yanjye, ndayikunda cyane, imba ku mutima. Korali Hoziyana usibye nanjye, abantu bose barayikunda. Niba hari umurimbyi wa Korali Hoziyana urimo kureba iki kiganiro, ndabizi ko bahari, bazakireba. Ndabakunda. Korali Hoziyana ni korali yanjye. Hari abantu benshi babakunda mutanabizi. Niyo mpamvu iyo mufite konseri ahantu runaka, mujya kubona mukabona abantu benshi baraje. Bari abantu ntabwo muba mwabatumiye. Ndagira ngo Hoziyana tugendane neza muri iki kiganiro. Ntabwo ari ngewe mwahaye copyright. Indirimbo zanyu nanjye ndazikoresha, ndanazikunda, ziranarebwa. Hari za nk'uko imisozi igose Yerusalemu, nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu, ni kuwiteka gusa abantu be, nk'uko isi yo narururembo rw'umwami uhoraho, niko tumeze mu mahanga, duhagaze mu gato ntidushobora kuzarohama, twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Indirimbo za Korali Hoziyana nyinshi cyane, sibye nanjye n'abandi benshi barahari. So reka tugaruke. Uyu mugabo rero yafashe agace k'indirimbo Mugeni wa Yesu Itegure, agakoresha muri video ye, arimo kwigisha, nawe arimo gukora gospel, ibibwirizo. Icyamutunguye nuko agiye kubona abona yahawe avertissement, ayihawe na Korali Hoziyana. Tuvuga Korali Hoziyana nubwo byaba byakozwe n'umuntu umwe, ariko ubwo ni Korali Hoziyana. So abantu rero barimo kwibaza bati ese Korali Hoziyana ko nta kintu ibuze, ko ari korali ifite ubuhamya bwiza, ibi bintu yabitekereje ite byo kujya guhana umuntu urimo kubafasha ivugabutumwa? Niba yafashe agace kabo k'indirimbo akakifashisha, ni uburyo bwo kubafasha gutambutsa message. Abantu barakomeza kugaruka bavuga bati nta mpamvu yuko Korali Hoziyana yajya gufata umuntu ikamuhanisha kubera ko yakoresheje agace gato k'indirimbo yabo Mugeni wa Yesu, kandi umwami bakorera ari umwe. Ntabwo indirimbo agiye kwikoresha mu mafuti, donc nubwo yayikoresha mu mafuti,
ariko message yo ntigeze ihinduka. Iyi ndirimbo ishobora gucurangwa mu kabari, kandi gucurangwa mu kabari ntabwo ari amafuti. Iyi ndirimbo ishobora kumvwa n'abatari abakristo, ahubwo ibyo nibyo bikenewe kugira ngo nabo bamenye Yesu. So abantu rero bakomeje kugenda bashyira komanteri kuri ibi bintu, bakavuga se yego umuntu ayikoresheje atasabye uburenganzira, ariko se byari bikwiriye nka korali Hoziyana, korali ku rwego rwiza, korali ku rwego rwo hejuru, ko bishobora guhesha umuntu strike ngo yakoresheje indirimbo yabo? Abantu barakomeza kugaruka ku kintu cy'uko korali Hoziyana ariyo korali yafashe indirimbo zayo zose bazikubira mu gitabo Kantike, igitabo cy'indirimbo za korali Hoziyana. Donc iyo bagiye gukora ivugabutumwa, ndavuga korali Hoziyana, nyibonye ahantu henshi cyane bitwaza ibyo bitabo. Igitabo nakimenye kigura amafaranga 1000, ubu kiragura 3000. Icyo ni igitabo cya korali Hoziyana. Baravuga bati izi ndirimbo ntabwo zikiri izacu. Ako kantu umuntu wo muri korali Hoziyana ukumvise yenda ze kubimbwira, kiganiro gikoze ndi mu mwuka mwiza ntuje. Baravuga bati izi ndirimbo ntabwo zikiri izacu, mwakire publique, izi ndirimbo ni za societe, muzakire mu gitabo. Ufite 3000 nazana amafaranga tumuhe indirimbo za korali Hoziyana. Izi ndirimbo wemere kuziririmba, wemeye kuzikoresha mu rusengero, wemeye kuyikorera cover kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo. Umuntu wa korali Hoziyana urimo kureba iki kiganiro aze kumpamagara niba ibyo ndimo kuvuga ndimo kubeshya. Ndaza gutanga nimero ku musozo w'iki kiganiro. Sinifuza ko kiba kirekire, ariko mwihangane. Korali Hoziyana rero indirimbo zabo bo bavuze ko utakira umutungo wabo. Muzakurikira iyo barimo gutanga biriya bitabo mu materaniro bavuga ngo mwakire ibitabo by'indirimbo za korali Hoziyana. Babivuze ngo umuntu wese yagira ate, yaziririmba, yazifashisha, yazikoresha, nta copyright zifite. Ko umuntu yakoresha iyi ndirimbo ya korali Hoziyana ntabwo bibujije ko indirimbo ari ya korali Hoziyana, ntabwo bikuyeho ko indirimbo ari ya korali Hoziyana. Ariko reka tuve kuri korali Hoziyana, reka tujye kubavuga butumwa. Ese umuvuga butumwa afashe Bibiliya akabwiriza ijambo ry'Imana, yagera hirya agasanga naho barimo bararibwiriza, ese birakwiye ko avuga ngo babwirije ijambo ry'Imana ryanjye? Ijambo ry'Imana rigira nyiraryo. Reke tuganire. Ese niba ritagira nyiraryo, iyi ndirimbo mwayikoze mukayiha publique mukayiririmba, wagize ngo buri ibikiri yanyu? Uwo mutima ntabwo ari umutima wa Gikristo. Ngiye kubwanjye, niba yenda ndimo gusesengura nabi muraza kubimbwira. Indirimbo korali yo mwayiririmbye mukayisohora mukayishyira hanze, abantu bashaka kuyifashisha bakayikoresha. Kuba bayikoresha ntabwo bibujije ko indirimbo ari iyanyu, ahubwo mwakagombye gushima Imana ko babafashije ivuga butumwa kurigeza naho mutarigejeje. Ibyo birumvikana. Iyo ni analyse yanjye nk'umu-analyste. Nawe ushobora gushyiraho komanteri zawe ukatubwira uko byumva, niba korali Hoziyana yarakosheje, niba itarakosheje watubwira, niba korali Hoziyana ari korali iri ku rwego rwo kujya gutanga copyright n'ama strike kubera akoresha indirimbo zayo, nabwo wabitubwira. Korali Hoziyana ni korali nziza cyane mu Rwanda, nziza pe, ifite ibikoresho bya muzika. Nta bikoresho bya muzika korali Hoziyana igikeneye kuri ubu. So nari ngiye kuvuga uburyo naganiriye na dirigente wa korali Hoziyana, ariko nabamenye amabanga yabo ku giti cyabo, si ngombwa. Ariko ku bwanjye numvaga rwose korali Hoziyana mwashaka uyu mupapa
kuko kumukomeretsa bwo nabonye yakomeretse cyane, kuko hari titre yahaye ikiganiro avuga ngo aho bukera YouTube iraza kunsibira YouTube channel kubera gukoresha indirimbo ya Korali Hoziyana. Murumva uyu mupapa afite agahinda, ashobora kuba kuri YouTube channel yakuri igikoma cy'abana, ashobora kuba ariho akura minerivari y'abana se, ashobora kuri YouTube channel ariho akuri kode ry'inzu. Mu by'ukuri gufata mugenzi wawe ukamukorera ikintu nk'icyo ngicyo gishobora gutuma aza kugira impinduka ku buzima, ku mibereho yiwe muri rusange, ntabwo ari byiza. Nka bene data muri Kristo, yenda niba mutifuza ko aza gukoresha iriya ndirimbo, mwakombye kumuhamagara mukamuganiriza. Hari abantu bajya baduhamagara akatubwira ati siba iyo content kuko irangiza izina ryacu se, cyangwa ku mpamvu zacu bwite iyo ndirimbo wakoresheje yisibe, cyangwa se uze udusange aha n'aha tuganire. Bijya bibaho rwose, umuntu akaba yasiba content cyangwa se agashaka ba nyirayo bakaganira, ariko batayihutiye kugira gute kumuhanisha muri YouTube. N'abantu mwe turi kuri iyi si, twese turi abagenzi, nta mpamvu yo kujya kurwanira iby'isi bizashiraho. Ushaka kuba uri muri Korali Hoziyana uyu munsi ariko ejo utazaba uyirimo, ushaka kuba uri Kigali uyu munsi ejo uzaba uri Musanze. Wa muntu wahesheje strike ukamusaba icumbi, aho yakuraga icumbi hari kuri ya YouTube channel ugasanga warayifungishije. N'abantu mwe mujye mutekereza kabiri, iyi si irazunguruka. Uyu muntu wahesheje strike ejo ushobora kumukenera, nutamukenera direct umwana wawe ashobora kuzamukenera. Ushaka gusanga uyu muntu ari directeur w'ikigo cy'amashuri, ugasanga ugiye kumusaba umwanya, noneho ugasanga kugiriye umumaro. YouTube channel y'umugabo ishobora kumufasha kugura imodoka, ejo wagera ku muhanda akaba aragutwaye, akaguha lift. Abantu magirirane, kandi abantu ni nk'urwego, nshobora kugukandagiraho nkazamuka, nanjye ndakaza kankandagiraho akazamuka kanyuriraho, gutyo nyubaka nanjye nkubake. Niryo jambo nasorezaho, kandi buri muntu ajye yifuriza mugenzi we ikintu cyagira ite cyamugirira umumaro. Reka ndekere, njye nitwa Jean d'Amour. Ukeneye kutuvugisha cyangwa se kuganira natwe, kuduha inyunganizi, kuduha ikiganiro, watuhamagara, biremewe kuri 078 152 8519, 078 152 8519. Ushobora kuba ukeneye ko twamamariza ibikorwa byawe, nabwo biremewe kuduhamagara tukaganira, kandi ibiciro biri hasi cyane. Murakoze cyane, turi kumwe, kandi subscribe, tuzahurira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.